Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ububasha bwa itorero ikwizera mu Rwanda babatiza Iranzi Patrick izina ry'ubuhamya bwe tuzi n'itorero izina rya Data wa twese ry'Umwana ry'Umwuka Wera. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Afite Hallelujah. Amen. Ubuhamya bwa Kwishimye Focasi n'ububasha bw'Amarwa itorero ry'Ukwizera mu Rwanda babubatiza mu izina rya Data wa twese ry'Umwana ry'Umwuka Wera. Amen. Hallelujah. Amen. Adusenge uhoraho Data wa twese wo mu ijuru turagushimye turaguhimbaje urera kandi urakiranuka ubwabo abavandimwe bemeye kubyagwa bwa kabiri bagahinduka bashya bakaruka mu mazi menshi basabye ngo umwuka wawe wera agendane nabo n'urugendo batangiye rwo kuguhamya Kristo rwo kugukurikira kuri Imana ishoboye byose batebatishije mu mazi aguhatisha umwuka wera kuri Imana ishoboye byose ndetse bababuza no mu muriro wawe w'ukuri kugira ngo bazagere urakoze nyakubahwa cyubahiro urashoboye byiringiro baba ari twebwe Mana ushimwe ahubwo izina hejuru. ryawe Haleluya. habwa icyubahiro Haleluya. kuri Imana Uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Tuguhaye ikaze muri iki kibazo kugira ngo tugirire neza. Zikwiriye abihamye gusa. Amen. Anyigishe inzira ye
고생하심에 내세게 지기세 예수와여 계시다 백가자도 고래라 무지시나 비시노테 니파가 무티자 시자로레라 비시나 지기세 예수와여 계시다 아니 계시된 지라에 고생하심에 내세게 지기세 예수와여 계시다 무디시노 문대성리 우바우체 진정게라 고슬루와 지기세 예수와여 계시다 아니 계시된 지라에 고생하심에 내세게 지기세 예수와여 계시다 아멘. 이 we are believers from Faith Church in Musanze. We have a Nyange Church and a Songa Church. So I'm together with our pastor. So we work together in this action, in this ceremony. We have new believers in the Church of Faith in Rwanda here at Musanze. So we are going to continue the ceremony. I want to say, God bless you all and be with us to support us in every situation because it's not easy, but by the power of Holy Spirit and from your prayers, God will do all the miracles to get new believers to Jesus Christ. God bless you and be with us. And I want to say, everywhere you are, be also with God. Want to be the testimony of God, of Jesus Christ, our Savior. God bless you. Thank you. This is the Church of Grace in Rwanda in Musanze district, and we want to say welcome anytime, welcome. Welcome to visit us, welcome. Thank you. 아멘.